use kwibase ko ngira n'ubwoba ko nta n'igitoki buriya sinanapfa no kukiba kuko urumvishe nk'igikana najyanutse mu rutoki nakirwa najyanye tujyane sha tujye kugabana sha none se nanjye nze mumpe ko guhumuriza inzoka ko byatangiye. Konda wigabye gihera ngiye mu gatsinda ugiye mu gatsinda mutanga amafaranga menshi cyane muma mufitemo n'ingoboka nyinshi ngiye buriya sinajya mu itsinda ngo nabura kwinywera agacupa ngo ngiye mu mashyira hamwe uzabaza yawe ni amacupa komeza wigende ngiye nabonye agacupa n'itsinda reka ashwe tukikundira amashyira hamwe manina ba wigendeye by'amashyira hamwe hari n'igihe ubundi abantu babaga bajya mu mashyira. How are you? Koko umuntu w'umugabo ngo ndifashe ngiye mwitse none baba bafitemo ngo imisanzu ngingoboka ugasanga umuntu w'umugabo yagiye mwishyira hamwe unani cyane n'abagore koko nkavuga ngo umuntu w'umugabo ngo bakavuga izina ryanjye ngo wenda ngo tanga umusanzu yewe gawe dore urupfu umunyagisa kubundi yiziye we pass we Ondeba wigabye gihera ndi gucerego ngiye mwishyira hamwe ahubwo mwishyira hamwe ry'ibiki ntajyo waruzi nishyira hamwe dukoteza tukagabana inyama kuri Noheli mutanga amafaranga cyangwa mujya guhingirana nta mafaranga dutanga da ariko abagabo barabakera we abo nuko babona mu mapantaro n'umugabo ukifata ukajya mwishyira hamwe ugatanga amafaranga harimo n'abagore abagore barimo ntose ugiye kuvuga ko ndimbwa ka Yesu yohereza umugore wawe basi ariko abagabo twarabo hambere babarugiye natajyana umuntu dusangana hano genda rwo nakerewe ariko nawe nagushishikariza kujyamo nk'ubu Noheli ishize nagabanya ibiro 10 twarariye turadaduka naka gasuru mbona nabura kwinywera agacupa ngo ngende arindagira mu mashyira hamwe reka uzabaze nge mwene wese napfurwo bari ugende sawa kambe nigendeye ndabugiye yewe mbega abagabo dusigaranye Noheli ibura umunsi umwe kumanina ndabona mwitabiriye mwakoze kuba mwazindutse ariko ndabona harabura bake bahageze katubanze duhamagare Forodisi yahageze mumure natinze watinze wari uri kumara icyo ubwo nyine nimba ari itegeko riri mwika igomba kuyashyira ahubwo ikintu cyane mumure nababoneye ahantu inka ya miliyoni 2 ubu ni nayo natinze ndi no kubashakira muhana iyo nkuzayiza uzayitwereka uzajya kuyidushakira oya da ushakira itsinda rigira amategeko twese tuzagenda tujye kuyishaka nk'itsinda nose kuba uyu yarayituboneye akaba yakerewe ari kuyishaka ubwo byumvikana ko turamuhana ubwo nka perezida ubwo nawe urafata umwanzuro w'ikirakoro kuri nge rero kambereke numva ko kuba yarakerewe yagiye gushaka iyo nka twamubabarira turi kugendana nta kibazo tuyobora nta kibazo boss ubwo rero ni ukwicara tugakora ishyirahamwe niko bimeze da mukazana iyo kotizasiyo tugatangira kuyazana ariko ni inka nziza ifite ku binure iyo niyo tuba dukeneye ubundi no kuzana za nka zagagaye wagira abapirase zifite amagufwa wagira ngo baziha ibyatsi warasiramo umwambi inka wagira ngo warasiramo umwambi kaka iyo nta nka tuba dukeneye ubundi aba ari yayindi ifite ibinure niyo nazanye iyo niyo washatse niyo nabonye tuzagukata ndabona rero ko tizasirangiye mwahaguruka nyine tukajya kureba iyo nka twayishima hasigaye tukayizana naribe tukazayigarika ejo dore ko ari no kuri Noheli mugire tugende shati Munyangure munyangure tujye kuyireba
se ko bambwiye ngo njye mu gatsinda nkigira ndiga none dore Noheli ngereyo kandi abandi bambwiye ko bagiye kugabana inyama none byana byanjye biranyica neza dore n'amapana neza ndi gukenyera bigahirima ubu ngubu ntako ubusi Noheli none ndayitwara mune ubusi Noheli nzahiryana umushogorora sabana bazanyica none ubuse kwibase ko ngira n'ubwoba ko nta n'igitoki buriya sinanapfa no kukiba kuko numvishe nk'igikana najyanutse mu rutoki nakiruka ntajijya ariko hari nasho weki ko igabye nanone gehera giye kugabana Jesus mugiye kugabana muri rya kiramwe ajya gumbwira nimwe y'inyama baba we bigize nte tujyane sa tujye kugabana sha none se nanjye nze mume ko guhumuriza inzoka Jamai uramenye ako kantu ni kabi. Oh guys, nizere ko iyi video yabashimishije. Iyo wagushimishije ikintu ugomba gukora, ugomba gukanda subscribe, like, comment. Wowe yifuza no kuba wabona n'izindi wakana kuri iryo zina ryacu rya Kanimba TV kandi dukomeze kubaha video zishimishije. Mwakoze cyane, niba video yagushimishije wanayisharinga kuri WhatsApp. Murakoze.